Dakorobai Bavuze. Sasa hivi ka. Urabie. Ndole meli. Sasa ndole. Harya ngo n'umunsi bafite abashyitsira? Aha, ibyo nanjye nta makuru mbifitiye. Nanjye naje inshori y'abandi. Mu by'ukuri sinamenya n'ikintu kiduhurije aha ngaha. Ubu mutangiye guhagurutsa ubusutwa nk'ubwo mu nama yashize. Mwagiye mwicecekera nkanjye. Aha, abantu bagufi n'amagambo yabo sugira ngo wabakira. Reka mbihorere. Seja dukurumva imbere bari gucyoncyura byagenze gute? Ntabwo bize. Cyangwa ushaka basanga bari kugambanira mu mudugudu. Reka gire. None naha muri Gakoroboyi mugeramo n'abagambanyi. Reka we nkureke. Ndikubona ugifite ubugoryi mu gakino. Wasanga atanazi yuko harimo n'abajura. Ese koko ibyo bari kumvira nibyo koko? Aha, simbizi. Ariko naho icyo nzi ko hano muri uyu mudugudu tugiramo abajura. Bikomeza kuruha kuko ikiza cy'abajura bacu ni n'abicanyi. Uri kutuvuga iki mwamahene? Akose ubwo mwamwe muri gutera amatiku y'iki. Cyambere cyo muri kugaruka ku kibazo cy'ubujura. Ubujura buri muri mwebwe. Hari umuntu uturuka mu wundi mudugudu ngaze kubiba. Nongera kumva ayo matiku y'ubujura. Ihanganira atamudugu nakari gaciyemo erega bino bigoryi nabyo babirimo biratera umuntu umujinya ibigoryi bikisha ejo mo duvuye ku buyobozi ariko ko manumva ubushaka kwiyumvisha nkaho kiri ku buyobozi hanyuma se nimba naravuye ku buyobozi wowe bugiyeho imyaka 5 mazeho umaze kugezaho icy'abaturage maze kugezaho icy'abaturage utaramenya ingaruka zo kumaje kuzana umusatsi w'umukarasha ntago wabishinza nge ndemera ngarana ncukura amawese ngakora ibiyede kugira ngo nange imisanzu mudatanga avu bacu umugano kuri koko uvuye umutwe jesha byuka ari murebesha cyekorye gose nibe nanye mfite umukara wese umugore wa kafite direde z'icyatsi abagira ngo ndamuyobewe sha nibe nanjye sha zira direde z'icyatsi tugira ngo sizaguza amafaranga zo pfurongora indaya gusa utanancumuza sha ejo muri nzayo no mu materaniro ubundi reka tuvuganire ku ngingo nyamukuru ubundi muri make ikintu gitumye twese duteraniye aha ngaha murabizi nko muri uyu mudugudu wa Gakoroboyi mwaranoye nk'umuyobozi kandi ngerageza kubayobora neza rero hari umuzungu twari twatumijeho uri buze kuza kumitingana natwe umuzungu nyine ni umuzungu waturutse mu gihugu cya Kiyaganigo muze kwihanganira ururimi rwiwe ariko ndabagerageza kurubasobanurira mu gahoro Mitinga ni ibiki? Tuzi uraza kubyumva. Ako nakumirwa. Igihugu cya Caganigo. Urabura kugira nkawe umenyereye muri uno mudugudu niwe nakabashije ibintu byaha byose. Nawe nawe uri kumbaza. Kadutegereze. Ande trajura. Analola andaka. Jaja vene kan gata. Aloble. Labu. Kuna ye bisobanura iki? Ntabwo mbizi. Sekondi kumva mu banza ari karoti nshashya yaje nanjye ku isoko barambwiye ngo niba ari kuna yiya. Kuna iya. Hiya mu cyongereza ni mu kinyarwanda ni hano ni hariya. Ni hariya. Hiya ni hariya. Noneho kuna hariya. Kuna hariya. Hariya kuna. Ari hariya. Kuna hariya. Kuna hariya. Kuna hariya. Kuna hariya. Kairina. Ashaka nenga kairina. Kairina. Nenga shaka. Opti. Urabie. Arandide. Ese mwana urano umuzungu. Urano umuzungu w'umusenegale wowe. Donji doma. Doma. Aravuze ngo muhaguruke mu musuhuze. Wow. Diwa kombondo dede. Bindo wizi. Aravuze ngo namwe arabishimiye. Wali. Aravuze ngo yishimiye kuba
teranye namwe. Wow, shwina. Ntabwo ni byiza kubona abantu nk'aba ngaba bazanwe no kuba bishimiye gutega amatwi gwiti wacu. Waziwana. Ngo hari igihe kimwe yigize kugira ikintu cyitwa nk'ivugabutumwa cyangwa inama yakundaga kugira abantu ahantu hamwe. Wow, ze. Ko yabyishimiye cyane bitewe n'uburyo mwamwakiranye neza kandi bigaragara yuko umudugudu wanyu ufite umuco. Wow. Ni byiza cyane kuba umudugudu wacu ufite abantu bafite isuku, ufite abantu batagwingiye mu mirire, nubwo dufitemo abantu nk'abamidigiri bagufi ariko ari kubona uko biri dufite imirire myiza. Ati igihe kimwe ajya akunda guhura n'imbogamizi cyane cyane mu midugudu nk'aho ngaho mu midugudu y'iwabo ngo hari umudugudu bita Sekonko, ngo muri Sekonko niwo mudugudu aturukamo, ngo kera yahoze awuyobora ariko yari afite ingorane nyinshi. Ngo urebye mu by'ukuri byamunejeje, byamurenze atariko agiye kutwigisha akantu kamwe mu gitabo bijyanye n'uburyo imidugudu yacu tugomba kumenya uburyo ibiteyemo. Ngo muri Shangishongo iwabo muri Chayiganigo, ati ari umudugudu iwabo bita Shishongo. Ati uwo mudugudu ni umudugudu ujya gusa nk'uwabo wacu wa Gakoroboyi, umudugudu urimo abantu beza, abayobozi beza, abaturage bumvikana. Shiwanzi madambe. Dambe. Achaka dambe. Shishwasha. Avuze akantu rwose nkunda, ahantu bita muri Dambe ni ahantu haturuka ibirayi byiza cyane rwose. Aratubwiye ati uburyo iwabo bo batera ibirayi aho ngaho muri Dambe, urebye nago ifumbire yabo bafite uburyo bafata ibintu by'amashu, ibishishwa by'indimu, ibipasuparume byaboze bakabiterateranya, ubundi barangiza hakavamo ifumbire mborera ariyo aho ngaho muri Dambe bakoresha mu buryo bwo gutera ibirayi byabo. Ati mu by'ukuri ingingo nyamukuru yamuzanye hano mu Rwanda agahitamo n'uyu mudugudu wacu wa Gakoroboyi, nuko uyu mudugudu wa Gakoroboyi hano muri aka karere kacu no muri iki gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi niwo mudugudu urimo ugerageza mu bintu byo kugira ibihingwa byiza, ibimera byiza, abantu beza bagendera ku gihe. Niyo mpamvu rero yakomeje kugira amatsiko, kuko igihe najyaga ku buyobozi majeho nk'imyaka 2 nibwo najyaga njya online nkavugana nawe ari muri Chayiganigo, tukavugana ngakomeza kumubwira ibikorwa by'umudugudu wacu akanabyishimira cyane. Ati cyane rwose mufite n'umuyobozi mwiza nakunze, ati mumuha amashyi. Ati agiye kubigisha ibintu byo mu gitabo, nta gakuru adufitiye ashaka kutubwira, ako gakuru karangira ndakeka n'ibyo biraba birangiye. Ati ari umunsi umwe muri Chayiganigo mu mudugudu wa Shishinshi hariyo umuntu bitaga Wajiri, yari umuhinzi n'umworozi. Uwo ngo ni Wizi, yari afite akamaro kenshi cyane, afite ibikorwa byinshi cyane mu gihugu cyabo cya Chayiganigo, aho bashatse no kumugira minisitiri. Ati ariko umunsi umwe yigize gukora ikosa rimwe,
byo kumva yuko abaye nk'umuntu wigenga cyangwa umuyobozi urenze ashaka ibintu byo kujya agura ibitwaro bya kirimbuzi. shiwazinamana ndizuwe. Gusa leta ntiyamukundiye kuko ibyo yakoraga byose leta yo muri Cyayiganigo yabonaga yuko nta kamaro bizagirira igihugu buga ari byo gusenya igihugu. Shawazinwe. Ati abasabye mu byubahiro abagomba nimba ibintu yababwiye mwabyumvishije mwamukomera amashyi asoje igikorwa cye. ko numva bari kuvuga ngo Cyaganigo. ntabwo uri kubyumva se ni Cyaganigo nyine ntabwo uri kumva ko umusenegari ari kubivuga. Aha Cyaganigo urayizira? Cyaganigo Cyaganigo. reka da naye ntabwo numvise numvise ngo uriya munyamahanga bita ngo ni umuzungu w'umusenegari kuri kubivuga ngo ni Cyaganigo ngo ni umudugudu ntabwo nzi ngo ni uwahe simbizi. Muri make ndakeka noneho amasaha ageze ikintu nashakaga no kubereka uyu munyaburayi uyu munyamahanga wacu waturutse muri gihugu cya Cyaganigo akaba tugejejeho ubutumwa nyamukuru ubundi yashakaga kutugezaho cyangwa icyo yashakaga kutwigisha cyari kimuzanye nyamukuru ni ukugira tumenye uburyo ki bwo gukoresha ifumbire neza n'uburyo bwo gukangurirwa gutangira kwiga indimi. Ndabasezeranya ko ubutaha natwe tuzaba turi muri Cyaganigo twagiye kumitingana nabo kugira ngo tumenye uburyo bakora. Umuyobozi mfite ikibazo mbere yuko turangiza kino. Nanjye ndagifite. Utunguze uburyo umwete sha wa mbere navuge. Ndashaka kubaza uriya musenegari w'umuzungu ikibazo. Ushaka kumubaza iki? Ndashaka kumubaza impamvu ari inzobe amavuta yisiga nanjye yisiga. Ko numva umuntu wakurenze shaka ahantu kura godoro. Nyine nshaka kumubaza ubwoko bwa godoro akoresha nanjye ariyo nzajya nkoresha. Nisi cyo ni ikibazo kubaza. Irayo muri kaburimbo yabikora neza. Data wamushyitsi ko ndeba uri inzobe cyane amavuta wisiga nayahe yitwa ngo iki? Nashenga. Shega shega. Shamshashwa. Shaka lakso. Wagabanyije umunwa aho ngaho. Urafata umuntu wo mu mahanga ugatangira kumuzanira ibyuma. Nibi ngibi bibuza amahoro mu mudugudu. Tubuza amahirwe twatugiye kwibonera uburyo twibonera amafaranga tukagura ubuhinzi bwacu. Kigwa ryikosa. Aha. Dukora niba kwe namwe mwinyuma mutanga ikibazo.